Umuhanzi Niyo Bosco uyu munsi akaba yasezeranye mu murenge cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko we n'umufasha we ariwe Mukamisha Irene. Reka mbanze nshyiremo video y'umuhanzi Niyo Bosco arimo arasezerana n'umufasha we, ubundi nze tujye twakomeza n'ikiganiro. Wow. Congratulations, Niyo Bosco. Wow, congratulations, my brother. Nkuko ubibonye muri video ubonye ko umuhanzi Niyo Bosco yasezeranye mu murenge cyangwa se yasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko we n'umufasha we ariwe Mukamisha Irene. No muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali, gusa n'umuhango wabaye mu buryo bw'ibanga dore ko nta bantu benshi bigeze bamenya ko umuhanzi Niyo Bosco ari bwasezerane. Ni ibintu byatunguye abantu benshi dore ko na bamwe mu banyamakuru bagiye babimenya umuhango wo gusezerana cyangwa se ibirori bigeze kure. Niyo Bosco yabituje gusa nta muntu ujya utwika burya inzu ahishe umwotsi. Gusa nk'uko ubibona ari kubona ko n'ubukwe bwari bumeze neza, n'ubukwe bwitabiriwe na bamwe mu basitari bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda. Nk'uko uri kubibona muri video cyangwa se nk'uko uri kubibona ko ari ikirori. Niyo Bosco yari yambaye neza nk'uko ubibona, ari kubona ko madamu wa Niyo Bosco nawe yari ameze fresh, madamu yari ameze neza nta kibazo. Rero uyu muhanzi nk'umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, ndakeka mubizi ko Niyo Bosco ari umwe mu bahanzi bafasha abandi bahanzi dore ko ari umwe mu bahanzi bandika indirimbo akazi abandi bahanzi bakajya kuririmba. Niyo Bosco ni umuhanzi unaririmba dore ko akora umuziki nawe akajya kuririmba. Rero abantu benshi bari kuvuga ngo uno mukobwa Mukamisha Irene ashobora kuba akurikiyeho Niyo Bosco amafaranga cyangwa se ashobora kuba akurikiyeho Niyo Bosco ibiceri. Gusa ndagira nkubwire ko ntago ari byo, uyu mukobwa akunda Niyo Bosco ngiye nkuko injya mbibona, nta kindi akurikiye kuri Niyo Bosco usibye urukundo, dore ko mu minsi yashize nibwo Niyo Bosco yari yateye ivi ariterera uyu mukobwa. Amaze rero gutera ivi nibwo abantu benshi cyane bagiye bavuga cyangwa se bahwihwisa bagati uriya mukobwa nta kindi akurikiyeho Niyo Bosco usibye amafaranga, usibye ibiceri, ati aramubeshya ntamukunda ngo bariya. Ariko ndagira nkubwire ko burya urukundo rujya aho rushatse nk'uko ubibona, ariko nako Niyo Bosco n'umufasha we bari bameze neza. Rero umuhanzi Niyo Bosco nyuma yo kubasezeranya yatangaje amagambo akomeye, amagambo y'ubwenge. Yavuze ko burya ati ibintu byose iyo birimo Imana burya nta kibinanira. Aravuga ati Imana itumye ubu bukwe bugenda neza nk'uko nari nabipanze, umuhango wo gutera ivi wagenze neza nabishimiye Imana. Ati n'uyu munsi rero umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko cyangwa se mu murenge nawo ugenze neza. Ati Imana nishimwe cyane iyo ibikoze. Rero agumeza avuga ko Imana ikoze ibi izakora n'ibindi. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 abavugaga ko ubukwe bwa Niyo Bosco butazaba cyangwa se abagendaga bahwihwisa bavuga ko uyu mukobwa ashobora kuba agiye kurya Niyo Bosco amafaranga, yamara kuyamurya agahita agenda, bose bakamwara cyangwa se bagakorwa n'ibimwaro uyu mugore, kuko ubu yamaze kuba uwa Niyo Bosco. Mvuze ko ari umugore we ntago naba mbeshye ko ubu ngubu yamaze kuba umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko, usibye ko ataramujyana mu rugo ariko byabaye byemewe n'amategeko. Rero Niyo Bosco reka tumubwira ati hejuru cyane kandi ukoze ibintu by'abagabo. Hari benshi cyane mu rero ubukwe bwa Niyo Bosco bwo gusezerana imbere y'amategeko bwitabiriwe na bamwe mu basitari batandukanye ba hano mu Rwanda, harimo Chris Easy nawe yabwitabiriye, yari yamuherekeje hariya mu murenge gusezerana, harimo Vestine na Drukas nabo bari bamuherekeje, ndetse n'abandi b'ibyamamare bari baherekeje uyu muhanzi gusezerana imbere y'amategeko. Rero reka dutegereze dore ko hari ubundi bukwe bw'uyu mugabo ku itariki 27 za kuno kwezi. Urumva ko ntago ari kera cyane, ni iminsi ingahe igiye gucamo ubundi agahita ashyingirwa cyangwa se asezerana imbere y'Imana, agasezerana mu rusengero we n'umugore we, agahita amujyana mu rugo byemewe hose. Rero reka tubwire uyu muhanzi Niyo Bosco tumwifurize urugo rwiza. Weho uri kunyumva jya muri comment ubwire Niyo Bosco ati urugo rwiza kandi tukuri inyuma nk'abafana bawe. Niba rero uri umufana wa Niyo Bosco
rero mwifurize urugo rwiza. Rero reka ngusabe unkandire ku ijambo subscribe, nanaboneraho burya kubifuriza umwaka mushya muhire, dore ko uyu nguyu turimo iminsi iri kugenda ibarirwa ku ntoki, uyu nguyu warangiye. Rero umwaka mushya w'ibihumbi 2026 uzakubere mushya, uzakubere uw'amata n'uw'ubuki, uzakubere uw'ibishya gusa. Rero dore ko uzaba umwaka kuri Neo Bosco, azaba ari umwaka uzamubera uwo kuba atangiye ari umugabo, kuko umwaka w'ibihumbi 2026 Neo Bosco azawutangira afite umugore. Gusa reka tumwitege ko azakomeza kuduhereza ibyishimo, ntazabe nka ba basitari bazana abagore, bamara kubazana bakagenda bagatuza bagakwama. Rero Neo Bosco reka tumubwira ati courage, kandi ibintu wakoze Imana iguherezemo umugisha. Mwari kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe, umwana ubikora bikunze, kandi subscribe kugira ngo tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.